reka nizere yuko umerewe neza uri mu bice bitandukanye by'isi, aho uri hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nizere yuko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. Tugiye kugaruka n'ubusanzwe kuri Prince Kid. Uyu munsi yari kuburana, gusa urubanza rwe rwasubitswe bitewe na dosiye cyangwa bitewe n'amakuru amwe n'amwe umwunganira cyangwa we n'umwunganira batari bafite kuri iyi dosiye aregwa. Tugiye kugaruka ku byavuzwe kuri dosiye ya Ishimwe Dieudonné cyangwa amenyekanye nka Prince Kid, harimo n'ibigendanye n'ibiyobyabwenge, kuko hari abakobwa bamwe batanze ubuhamya bakavuga yuko bagiye bahabwa urumogi ubundi bagasambanywa. Ibi bimeze bitereka nze tubigarukeho. Ndagira ngo musabe gukora subscribe nimba ariko bwa mbere tubanye mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, ubundi uzajya ubasha kubona amakuru tukimara kuyatunganya. Uramanuka ujya hasi urebe ahari bandi mutukoreho, ukore no kunzogera iri iruhande kugira ngo uzajye ubasha kubona amamenyesha. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti imvano y'itabwa muri yombi rya Prince Kid. Ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda si inkuru y'ubu kuko yatangiye kuvugwa mu myaka myinshi ishize. Icyo gihe byavugwaga ko abakobwa bajyamo basabwa kuryamana n'abategura irushanwa kugira ngo bagire amahirwe yo gukomeza, ariko ibimenyetso bikaba iyanga. Byaratumbagiye karahava mu itangazamakuru, inkuru zisohoka ubutitsa. Byageze umwaka wa 2019 bitangira gufata indi ntera. Inkuru zirasakara ko umukobwa wese urijyamo asabwa kugira uwo abumburira ibibero ngo amurebe icyoroshye. Ugiye mu ishakiro kuri interineti nta kinyamakuru na kimwe cyo mu Rwanda kitanditse kuri iyi ngingo. N'ejo bundi aho chaîne za YouTube zibereye nka fanta n'amata bikonje, umukobwa wese waganirijwe kuri Miss Rwanda ntihashiraga iminota 2 atabajijwe kuri ruswa y'igitsina. Nta n'umwe muri abo bose wigeze yemera ko yaba yarayatswe, kugeza ejo bundi mu mwaka wa 2022 ubwo Ishimwe Dieudonné uyobora irushanwa yatabwaga muri yombi. Amakuru yizewe igihe ifite nuko hari abakobwa batanze ubuhamya bemera ko usibye kuba baratswe ruswa y'igitsina, banasindishijwe bagahabwa urumogi ku ngufu bakanasambanywa. Muri bo harimo abataragize amahirwe yo gutsinda muri Miss Rwanda inshuro zirenze imwe, bagashaka uko bagerageza amahirwe yabo mu yandi marushanwa akurikiyeho. Bene abo bakobwa bavuga ko bagiye bizezwa ibitangaza na Ishimwe, akababwira ko hazabafasha ku buryo bazagera kure muri iri rushanwa bikarangira begukanye ikamba. Uru rugero ni rumwe igihe dukesha aya makuru izi neza. Bivugwa ko yari afitanye gahunda na Ishimwe, aho kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda mu mujyi wa Kigali, uyu musore akamushyira mu modoka akamujyana i Kanombe. Yamuzamuye mu nyubako atuyemo, ahita amwinjiza mu cyumba cye, arangije ngo amuzanira rikeri. Umukobwa ayinyoye yumvira rura, amubwira ko atayishobora, ngo yamuvangiyemo umutobe juice. Arangije amusaba kugerageza, ariko nabwo iramunanira. Amakuru avuga ko muri ako kanya umusore yagarutse afite urumogi rutekeye, akamusaba gukururaho inshuro 3. Uwo mukobwa ntabwo yigeze asobanura mu magambo y'ikinyarwanda ko icyo gihe yahawe urumogi, ariko yarwise weed ni rwo rumogi. Byaje kurangira umukobwa abuze uko yikura aho hantu, aza kugarura ubwenge yamaze gusambanywa. Umusore amaze kubona ibibaye, bivugwa ko yatangiye gusaba umukobwa imbabazi, anamwizeza ko azamufasha mu buryo bwose. Yamwijeje ko nasubira muri Miss Rwanda azamuhesha ikamba, ko azamufasha akamurihira amashuri, ndetse ko azamwitaho mu bundi buryo bushoboka bwose. Uwo numwe wafatiranywe n'intege nke no kuba yaragerageje amahirwe ye ku nshuro nyinshi, ariko ntiyegukane ikamba muri Miss Rwanda. Undi gihe yamenye n'uwashyizwe ku nkeke ubutitsa kugira ngo asambanywe, bigera naho ngo umunsi umwe Ishimwe yamukomangiye ijoro ryose ku cyumba cya hoteli yari arimo. Amakuru avuga ko icyo gihe Ishimwe yasabye uwo mukobwa ko baryamana, undi akamuhakanira, bakaza kwisanga bari muri hoteli imwe. Umusore yakomeje kumutitiriza kugeza mu masaha y'ijoro ahagana saa 7, ubwo umusore yamukomangiraga ubugira gatatu. Umukobwa abonye ko urwo rugamba rusaba izindi ngufu,
yatangiye kugisha inama abo yafataga nka bakuru be mu irushanwa kugira ngo yumve niba ibiri kumubaho nabo byarababayeho. Umwe muri bo ngo niwe wamugiriye inama yo kuyihagararaho akanga kuryamana na Ishimwe mu gihe cyose we ubwe yaba atabyiyumvamo. Kuba Ishimwe yarahakaniwe n'umukobwa umwe bikamenyekana mu bandi, byahise bitangira gukururukana n'abandi bafite akangononwa mu mitima batangira kubivuga. Iri perereza ngo rimaze imyaka 3 rikorwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yatangaje ko RIB yatangiye iperereza mu mwaka wa 2019. Nta muntu n'umwe wari waratanze ikirego, ahubwo urwego rwifuzaga kumenya ukuri kubivugwa muri iri rushanwa. Ati turasoma, dukurikirana ibivugwa hirya no hino n'ibyandikwa mu binyamakuru, turabisesengura. Kuva mu mwaka wa 2019 twagiye dukurikirana amakuru y'ibyaberaga mu irushanwa rya Miss Rwanda, kandi ntabwo ibyavugwaga twagombaga kubirenza amaso. Ku rundi ruhande ariko mu gutangiza iperereza ntabwo RIB yorohewe no kubona amakuru. Ati twatangiye iperereza mu mwaka wa 2019 ariko ugasanga bamwe mu babazwa ntabwo bagororokerwa no kuvuga ibyababayeho bitewe n'impamvu nyinshi, zimwe zishingiye ku byo bizezwaga. Mu mwaka wa 2020 ntabwo twarekeye aho. Mu mwaka wa 2021 turongera kugeza mu mwaka wa 2022, ubwo noneho twabonaga ibimenyetso bifatika byatumye hari abo RIB itangira gukurikiranaho ibyaha. Gukora iperereza ni ukwihangana, hari iryihuta hari n'irigenda gahoro. Dr Murangira yongeyeho ko nubwo iperereza hari amakuru ryatanze kandi ari gushingirwaho ku bakurikiranywe n'ubutabera rigikomeje. Ati iperereza riracyakomeje, buri wese ufite aho yahuriwe n'ibyaha byakorewe muri Miss Rwanda agomba kuzabibazwa n'ubutabera igihe cyose ibimenyetso bizaba bigaragaza uruhare rwe. Nubwo RIB ivuga ko igikomeje iperereza, Ishimwe uzwi nka Prince Kid we yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha 3. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Prince Kid akekwaho ibyaha 3 birimo ibyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Gukoresha umuntu imibonano ku gahato bihanishwa imyaka iri hagati y'10 na 15 y'igifungo n'ihazabu iri hagati ya $1,000,000 na $2,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina gihanwa n'itegeko rihana ibyaha bya ruswa, gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'irindwi n'ihazabu iri hagati ya $1,000,000 na $2,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cya gatatu cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina gihanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2. Hakiyongeraho n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Miss Iradukunda Elisa n'Uwitonze Nasir batawe muri yombi nabo. Abandi baherutse gutabwa muri yombi ni Miss Iradukunda Elisa yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 8 Gicurasi 2022, afungiye kuri sitasiyo ya RIB Remera. Uyu mukobwa akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwe Ishimwe Dieudonné. Nyuma yitabwa muri yombi rye byakurikiwe n'irya Maître Uwitonze Nasir, avoka akaba na noteri, nawe ufunze kubera gukoresha inyandiko itavugisha ukuri ndetse no kwiha ububasha bwo gukora inshingano zitarize. Amakuru yizewe agera ku gihe nuko kuva Ishimwe Dieudonné yafungwa, Miss Elisa yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruza imbere y'urukiko. Bivugwa ko yashatse noteri akajya agera kuri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe. Abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa barasinye, ariko ayo mayeri aza gutahurwa na RIB yaje kumuta muri yombi mu minsi ishize. Ngayo nguko.